Kwisi kuzwe bavandimwe cyangwa mbashimire ko mwaje twifatanya gutura igitambo cy'ukarisiya muri iki gitondo dushimira Imana. Buriya hari ibintu bitubaho twita accident tudashobora gukontorora. Munashaka kugenda imodoka kagira impanuka, ishobora kugira ibiza bikaza bikikubita aho ngaho izuba cyangwa se ibyo ntabwo tubasha kubikontorora. Ariko burya icyaha umuntu agiye gukora icyaha ntabwo gishobora kuba bibayeho mu buryo bwa accident. Iteka buri gihe mutima nama uburyo bibanza gusa kinyura mu mutima w'umuntu akarwana nabyo, ese ngikore, ese nkireke, ese ngikore, ese nkireke. Amahitamo yawe, amahitamo yanjye niyo azatuma mbaho kandi nkagira ubuzima. Igihe mpisemo kumva ryajwi rimbwira ngo reka ikibi nubwo bingiraho ingaruka, ariko nkagira amahitamo yo kujya ku ruhande rw'Imana. Ikindi mu gusoza, muri iyi minsi nahawe ubutumwa bushya. Ntabwo Gikondo nagenda ntabivuze, naba ngiye nabi. Twatumaranye imyaka ijya kugera muri 14 ndi hano. Bampaye ubutumwa rero bwo kujya muri paruwase kuba padiri mukuru wa paruwasi ya Ruhango. Kuri nge ni nko icyacyuma, ni kwa kundi ngo nko guca urugingo kuri nge gutandukana na Gikondo. Ariko ubutumwa niko bigenda. Ubwo nari hano mu ntangiriro bajyaga babaza abana ngo ninde wasomye misa, ni padiri w'abana. Muri iyi minsi yabajije ngo ninde wasomye misa, ni wa mupadiri w'imvi. Nari mfashwe munyihanganire, ariko nta kindi kibitera. Ni ukubera urukundo mwangaragarije, mwarandeze ndi umwana, murankuza, mwampaye byose. Imana izabaha umugisha. Ntabwo nzabibagirwa, nzakomeza kubasabira. Abazajya baza mu Ruhango karibu, kadusenga Imana kiriya kibaya gifungurwe, ubundi mujye mugana kuri ya soko Yezu Nyirimpuhwe. Turacyari kumwe, tuzakomeza gusabirana. Muhaguruke twakire umugisha w'Imana.
Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ibyishimo bya Kristu.